ngira ngo ore kubibona hano abafana bari gukomeza kugenda bagaragaza urukundo bafitiye abahanzi nk'uko uri kubibona umutekano ariko kugira ngo bigende neza nuko turi amarenga nkakumya nkarengeza tutamenya tumakagitongi mu matwi yumvira kinongi imyotsi yarabaye ikoti inzoza ari kiwaradaro kuwa kunoti ikizaro uko bizanashoboka amajwi yanjye akabanza agashoboka nuko kubanza ko gushobora uwanje wanagera igorora nzabandora ayura Imena TV Rwanda, the voice of the people. Stay informed with exclusive news you won't find anywhere else. Only on Imena TV Rwanda. Always at the forefront. Imena TV Rwanda, the voice of the people. Stay informed with exclusive news you won't find anywhere else. Only on. Reka nongere kuguha ikaze ku Imena TV 01 nk'uko muri kubibona turi mu karere ka Karongi ahagiye kubera Iwacu Muzika Festival cyangwa se MTN Iwacu Muzika Festival 2026. Uyu munsi nk'uko muri kubona twahageze mbere yuko iki gitaramo cyangwa se iyi festival itangira kugira ngo tuze kuganira n'abakunzi b'abahanzi barube bateraniye hano cyangwa se abafana b'abahanzi barube bari gutaramira abanyakarongi. Nagara abanyakarongi gusa kuko nabonye hari abantu bagiye baturuka mu burere butandukanye bwaba ubwo mu ntara y'Iburengerazuba mu majyepfo ndetse hari nabo nabonye baturutse mu mujyi wa Kigali bakomeje gukurikira abahanzi bagenda babashyigikira. Hari abo bajyanye Huye, hari abo bajyanye Muhanga, hari aho bajyanye Ingoma, bose bakomeza kugenda bagaragaza ko bashyigikiye umuziki nyarwanda. Uyu munsi rero hatahiwe i Karongi, aha turi ni mu karere ka Karongi nk'uko natangiye bikubwira, umurenge wa Rubengera, ari kuri stade cyangwa se ku kibuga cya Mbonwa niho hagiye kuba habera iki gitaramo cyangwa se iyi festival ya Iwacu cyangwa se MTN Iwacu Muzika Festival kuri iyi nshuro. Ndagira ngo twinjire mu bafana tuganire nabo tumenye ese bakunze nde cyane, ninde wabashishikaje, ninde watumye baza muri aba bahanzi bagera kuri 7 bagiye kuba bari hano. Nkwibutsa ko kuri iyi nshuro umuhanzi navuga umeze nk'umutumirwa cyangwa se w'umutumirwa ni Itahiwacu Bruce cyangwa se Bruce Melody yatumiwe cyangwa se aje guperforminga nk'umuhanzi watwaye Primus Guma Guma Superstar. Mwarabibonye buri stade cyangwa se buri karere bagiye bajyamo bitwazaga umuhanzi wiyongera ku bahanzi bataramira abafana babo. Abo nakubwira barimo Chris Easy, Bushari, harimo Amaroni, harimo umukobwa Amarwina uheretse no gutererwa ivi, hakabamo uwo bita Davis D, ndetse hakabamo uwo bita Roskana na Kivumbi King, hakiyongeraho Bruce Melody nk'uko natangiye mbikubwira. Reka ngende nganire n'abafana menye uwo bashishikaje cyangwa se uwatumye baza kuri uyu munsi. Uretse ko muri rusange icyo nakunze nuko abanyarwanda bagerageza gushyigikira abantu cyane, uretse ko mu minsi ishize twagiye tubibona nanone ko bagaragaje ku ruhande rwa Debeni, bagaragaza ku ruhande rwa Bruce Melody aho baherereye. Ese uyu munsi muri abahanzi 7 nkubwiye havuyemo Bruce Melody arasigara 6, urabona arinde uri buze kuba abikora kuri uyu munsi? Reka ngerageze umusaza n'umusheni watimbeho gato cyane nta kibazo kugira ngo ngombe nderemba bari gukona, ariko turashaka iyo ndirimbo yituririmbe baririmbiraho gatoya. Umusaza n'umujeni akazi kose neza, mbega umuntu mwiza, nzagumana nanjye, nibyo mudakeka, ni wewe nyine ubizi, mbega umuntu mwiza, nzagumana nanjye. urakoze cyane. Wowe uri gufana nde? aje gusafana Chris Easy. Indirimbo yimwe ukunda cyane kurusha izindi? Basi sorry Ewa twagiye ngo basi sorry sindi soba we naho njya mfitiye umunsi no gutarama. Yego, sindibwite ariko mwegera inyuma mu rwego rwo kubungabunga umutekano, mwegera inyuma ho gato noneho
tugaragaza urukundo dufitiye abahanzi bacu. Bushido Bushido Bisizi ubitaho gato ngo naho njya mfitiye umunsi nugutalama sindibwite kubijyanye n'amasaha ye baba we barajyaye n'unkunda we ye baba we senajyaye wanyanza we oma baby gaulangora zikura mu bisangora zakudigida urakoze cyane mwegera inyuma mu rwego rwo kubungabunga umutekano igitaramo kigende neza cyane. Bushido Bushi kugasima navuye muhira nijira gasima lako gakolari karabaye lari igufana nde Bushipa inde Bushipa Bushido dukubitiraho gakeya akwaho Bushipa mu ndirimbo ze ririmbaho gato. Yego nta ndirimbo yuzi. Meze bite sister? Meze neza. Umuhanzi waje wagushishikaje cyane bose bararirimba neza ariko waje gufana nde cyane? Amaroni indirimbo y'imwe ukunda cyane. Yego nta ndirimbo ukunda cyane? ni nyinshi ndazikunda. Waturirimbira nyimba amasegonda 3 gusa. Ufana Amaroni ariko abafana ba Amaroni bamaze kuba benshi. Inzi bayita Patrick amazina yanjye. Uri gufana nde? Njyewe ndi gufana umuhanzi bita Kivumbi King. Yego Indirimbo y'ukunda cyane ni indirimbo yo nkunda bari kuhatubuza mu rwego rw'umutekano. Indirimbo nkunda ya Kivumbi bayita Wait cyangwa Mama. Mama waturirimbira imwe muri zo. Indirimbo ya Kivumbi yego turirimbira abantu baje mu mwana. Oya nta kibazo ririmba nawe mu kanya urajyayo. Oya indirimbo yose ni nyinshi turazikunda turazumva mu kanya. Nta nimwe ndayizi waturirimbira nk'uko muri kubibona abafana bakomeje kuba benshi. Ndagira ngo dukomeze kuganira na bamwe mu bari hano noneho tuze kuba tubagezaho bimwe mu biri kubera hano. Nk'ubu tubwiye Bruce Melody ni Bushari ayura nyiririmbeho ririmbaho twagiye imbaraga Sari karenga ryaza n'amarenga nkakumya nkarengeza Tominat makagitongi mu matwi yumvira kinongi imyotsi yarabaye ikoti inzoza ari kiwaradaro kuwa kunoti ikizaru uko bizanashoboka amajwi yanjye akabanza agashoboka nuko kubanza ko gushobora uwanje wanagera igorora nzabandora ayura watubwiye ko witwa Destiny Niro. Yego uri gufana nde musaza? Uri gufana nde? Ndi gufana Kivumbi King. Witwa nde wowe? Njye nitwa Ashraf. Witwa Ashraf ni ari kundangamuntu. Ni ari kundangamuntu yawe cyane ndangamuntu ufite? Ukundangamuntu yanje. Yego uri gufana Kivumbi King. Indirimbo imwe ye yitwa Ituze. Baho gake ngo rimwe uzazina ukubone nguhaye izina ryanjye. Yego umuzikaro wantwaye uruhu n'uruhande. Uzozizanya ngira ngo ore kubibona hano abafana bari gukomeza kugenda bagaragaza urukundo bafitiye abahanzi nk'uko uri kubibona umutekano ariko kugira ngo bigende neza nuko turi bwubahirize umutekano wa hano. Umutekano uri kwitabwaho cyane kuko dufite polisi y'u Rwanda, dufite abandi bashinzwe umutekano ndetse na protocole youth volunteers bo mu karere ka Karongi. Reka tuba dusubikiye ahandi akomeza kugenda bikugezaho uko biri bigenda. Je nitwa Emmanuel Nirinyumukiza Kaboji Pro. Ndashimira cameraman ore kudufata neza cyane aya mashusho muri kubona byose muraza kuba mubikurikira ku Imena